ubwo biri ku mbuga nkoranyambaga byanze bikunze. Niba Yago ubwe wemerewe ikintu mu bo yishyuza hatarimo KTN, ibyo ku mbuga nkoranyambaga nta impact nini byagira, ntabwo byakwica izina rya KTN, kereka Yago ubwe ari uri kuvuga ko mu bamwambuye harimo KTN. Naho nta muntu ushobora kwanga kuvugwa kandi hari ibyo akora. KTN mwijya muri iyi ntambara yo kwisobanura, nta cyasha mufite. Niba OMC yaribeshye mu guhamagara abaterankunga akabavuga, nuko muri izina rikomeye, ahubwo Yago kuki atari yabegereye ngo abasabe mu baterankunga, ahubwo akajya kwegera abadafite izina bashobora no kumwambura. So reka bagarukiye aha turakomeza tuganire. Urakoze cyane. Mfite ikibazo dushaka kubaza Oswakim. Aba bantu bafite uburenganzira, bafite n'impamvu yo gukiriyaringa izina ryabo, kuko ntabwo wakubaka izina imyaka 10 na utanga serivisi nzima ngo haze simple individu from nowhere aze gufata izina ryawe ngo arikinireho. Ntabwo bikunda. Niyo mpamvu turi ahangaha, murabizi ko twanga akarengane. Haba ababyeyi nk'umunyamategeko ukaba usesengura, ijambo ni ryawe. Wiriwe. Mwiriwe neza Godfather n'abandi ndabashuje. Uswali salama. Ngiye ndashaka kubaza Yvette ikibazo kimwe mbere yuko ngira intervention nkora. Bagiye mu gitaramo cya Yago ari timu nini ya KTN, ubona CEO wabo arishuwa ko nta kiganiro sofa kigeze kiba hagati y'umuntu wari wese muri iyi company na Yago. Niba yabirahirira icyo ngiki, inyuma yaho ndabaza ikibazo, ndakomeza na intervention nashaka kubaza. Murakoze cyane. Ibyo nta byabaye. Okay, impamvu mbivuze ni iyi ngiyi. Nuza communication igenda, ibintu bishobora kugenda mu buryo bubiri. Umuntu bireba ashobora kugira ngo KTN yatinye Marshall Estate ko yuko bari bubatwara abakiriya, bari buhanganire ku isoko, bakoresha Yago kugira ngo abasebye. Icyo ni kimwe. In that case KTN mwaba mufite ikibazo internally cy'ubwoba bwa competition. Ariko noneho as KTN nanone you have no right yo ku minimiza kunuza izindi company uvuga ngo ni ntoya cyangwa ni nini cyangwa ni nshyashya. Business is a business. Umuntu wese yachivinga goals iteki ubonye mu competitor akamenya izina ryawe yuko ubaho, icyo gihe ubutangiye kugera muri league wifuza kugeraho. Iyo ubonye mu competitor munini ugeze nuvuga ngo rero kuva mwamenye izina Marshall Estate deje ubwo campaign yabo yakunze. Ikindi navuga ni kimwe, Marshall Estate nuza uburyo bihagaze kugeza uyu munsi, ntago ntekereza yuko mu by'ukuri birimo kujwa muri favor zabo aka kanya, kereka niba Yago yiyemeje kuzatsindwa urubanza muri iyi deal. Ndabivuga kuri iyi mpamvu bimaze kuba inshuro nyinshi cyane kuri izi social media, tubona every time Yago afite ikintu arimo kugira akreya drama, every time ageza abanza agakreya drama. Niba ari kimwe muri izo drama afite gahunda yo gukreya, ubwo izina ryanyu riri clean, ahubwo mwagombye kuzasubira inyuma mukabaza mukareba exactement amasezerano ari hagati ya Chita, kuko Marshall Estate yakoze move nziza cyane. Ntago Marshall Estate y'ubwayo yigeze imentioning izina rya KTN muri iyi drama irimo kuza. Nundi muntu wo hanze maybe tutazi icyo apfana cyangwa se n'ibindi biganiro biba hagati ye na KTN, ariko wa mentioning tutazi ibyo apfana na Marshall Estate, ariko bafitanye imikoranire ni bari Chita wa mentioning izina KTN. Ibyo bapfana urabyivugiye ko bakorana, barakorana, ariko ntago tuzi the exact terms za contract zabo. Ntago tuzi niba ari umwe mu bakorera Marshall Estate
cyangwa ari as an employee cyangwa niba ari afite uko amasezerano bakorana kose ya arimo PR. kubakorera biragaragara. none brand Ariko ambassador niwe wazanye KTN muri iyi drama itagombaga kuba irimo, kuko sofa ntago hari ahantu henshi nagiye numva amaudio baplayinga ibyabereye mu gitaramo cya Yago, nta hantu nigeze numva bazana mention MC yakoze avuga KTN, kugeza ubu ngubu ntayo. Hanyuma rero niba babikoze gutyo, biragoye yuko bavuga ko Masho East, nubwo umwe mu bantu bari ku ruhande rwa Masho Estate ariwe wayizanye, kuko wabonye mu gisubizo cya Masho Estate kuri account zayo za social media bo birinze ku pointinga ibyabaye, bavuga ngo hari ibitaragenze neza. Rero ni kimwe muri ibyo ngibyo, niba hari ikintu gishobora guhaminganuza brand ya KTN, ubwo bazakibaza Chita, niwe wazanye KTN muri iyi drama. Niba nta nacyo mudashaka kubikurikirana, that's fine, ariko by extension mwakurikirana Chita, by extension bikagera kuri Masho Estate. Kimwe nuko Yagowe ashobora gusanga nyine ni kwa kundi dushobora kuba tumumenyereye, ubwo tuzamenya finale nyuma y'icyo yari agamije. Bimaze kuba byinshi muri no myaka. By the way, abababye ntabwo uyu munsi ntabwo ndi bwemeranye nawe, kandi ni ko bigomba kugenda. Ahangaha ni agree to disagree. Iyo turi mu biganiro nk'ibi ngibi birimo kungana ibitekerezo cyangwa kwangana itagenda. Usoki Karame, reka mfatwe undi munota umwe. Pascal arakoze, kandi iyo abantu badahuje buriya mu biganiro nibwo ikiganiro kiryoha. Arakoze cyane kuba ngize Imana nsanze tutarimo guhuza. Ibi bintu nimuzabisesengura neza muzasanga Masho, simbizi niba ari real estate, niba ari Masho Estate, I don't know. Nubwo ndabona logo yayo ndi kubyumva gutyo gusa. Ishobora gukorana na Yago kugira ngo bareme iyi saga igatangira nk'aho ari ibintu biri kwica izina rya Masho Estate, ariko bigamije gutuma imenyekana, kuko ishobora kuba iri muri campaign y'igifute kugira ngo imenyekane. Ariko abantu bayo aba communication strategist bayo baba barimo kubyica cyane, ntiramenyekana ngo ishinga imizi nk'uko KTN imaze imyaka 12, noneho igahita ishaka kumenyekanira ku kuba yarambuye umuntu icyo yamwemereye. Yaba itangiye nabi cyane, yaba itangiye nabi. Ntabwo uko abahanzi barema ikintu gituma bagiye gusohora indirimbo bakiyaturiraho ibintu bibi, ariko company yabikora, waba yabagiriye inama yaba yabashutse. Naho ngewe uko ndi kubibona, uko ndimo kubibona, nuko biri kuvugwa, nuko biri gushushanywa kugeza ubu, KTN nta kibazo ifite, ntabwo izina ryayo ryahungabana mu gihe Yago ubwe atari kuyivuga nk'iyamwambuye. Ibyavugwa ku ruhande ni bya bindi bisanzwe, ni bya bindi Godfather yigeze kuvugwa nabi, ni kwa kundi abantu bo kuri social media bazwi bajya bavugwa nabi. Eric Senderi nuvuga ati mu kibuga bataka ufite umupira. KTN rwose uyu mukobwa yivugira hano, nimutuze mukomeze mwikorera akazi. Kizaba ikibazo igihe Oscar Kim muzamukatira ikibanza agasanga metero mwavuganye sizo mwakase. Kizaba ikibazo igihe mwangurishije ikibanza cy'undi muntu. Naho ibi ngibi rwose biriya you are safe, mwikomeze mwikorera akazi kabisa. Naho kuvuga ngo abato bari gushaka kubakiraho izina, ibyo si ikibazo. Amapera iyo turi abana turayahanura tukayarya, ntibibuze igiti gukomeza kuzamuka. Iyo ufite icyo utanga, iyo ufite abantu aho bashobora kuririra, bafite ishami bashobora kunaganaho, ibyo si ikibazo, ntubabuza. Kandi mudakoze cyane still uwo yazabacaho. Mwirangazwa n'ibi ngibi, ahubwo mukomeze munoze service, ntamwe mugaragaza ibyo muri gukora. Naho ubundi rwose ibi ni affaire toto. Murakoze cyane. urakoze cyane. Ndaje ngo arukeho hababye. Reka twumve co-host hanyuma tugureke kwa hababye gato. Sorry gato. urakoze ko haba ababyeyi ahita asubiza. nashaka kumubaza akabazo. Abantu bazi
Marshal Oswaki ntabwo uyizi yenda ariko njye nagize amahirwe yo kuyumva igihe kirekire. Ntabwo itandukanye na Chita yahereye kera yivugira, ubu tuzi ko ageze no kuri kuba brand ambassador. Ntabwo nigeze numva impamvu ababyeyi ari kuvuga ngo icyo Chita yavuze kandi bizwi yaba nuko we afite amashusho abiri, afite amashusho y'umunyamakuru niyo ari kubavugira, aba yajyanye na televiziyo ye nk'umunyamakuru ashaka inkuru, ariko birazwi ko Chita ari brand ambassador wa Marshal. Navugaga ngo niko nashaka kwenda utwumvishe ukuntu uri kuvuga ko ikintu Chita yavuze uri kuvuga ngo keretse cyavuzwe na Marshal. Noneho uranavuga ngo iyi company ntoya nta kibazo, ntabwo umuntu yakombye kwisuzugura, ariko kandi company nini ntabwo ifite uburenganzira bwo gukorera marketing intoya. Nkibaza company ntoya yuririye ku nini, aho harimo ikibazo. Noneho ukanatubwira nk'umuntu ubizi ahantu uri gutandukanyiriza Chita na Marshal. Bakoze aba babyeyi. arakoze Sande, nagira mubwire nuvuga ngo mu bijyanye no gukurikirana company cyangwa se n'ibigo by'ubucuruzi, ntago umusubcontractor ikosa yakoze ushobora kuriryoza umucontractor mukuru. Bishatse kuvuga ngo icyo Chita yavuga akoresheje nuza imbuga nkoranyambaga ze nka Chita cyangwa se azikora nka Chita Magic ariyo company isanzwe ifatanya amasezerano n'ikindi kigo, uretse aramutse abikoze abyerura ko ari mu izina ry'iyo company. Bishatse kuvuga uyu munsi nshobora kuba ndi donc dufate Chita nk'umuconsultant wa Marshal mu bya promotion na branding na promotion. Donc icyo gihe ntago ushobora kubireba n'amaso ukabona hari icyo bihatse, kuko ibyo byose mu bantu bose bakora imbuga nkoranyambaga, kubera icyo ari Chita wasubije bwa mbere, icyo ni ikintu ushobora gukeka nyine nk'umuntu ukavuga ati uburenganzira cyangwa impano yo gukeka nayikoresha muri aka kanya nkavuga ngo aba bantu bafitanye isiri. Ushobora kubyuka ukavuga ati mu bantu bose bakoresha imbuga nkoranyambaga ni Chita wavuze bwa mbere, avuga nk'ufite amakuru y'indani y'ibyaturutse muri Marshal Real Estate, ariko nta na rimwe ushobora kubyerekana uretse uramutse ubonye correspondance igaragaza yuko Marshal Estate ariyo yatumye Chita kuvuga biriya bintu. Ubwo uwabikurikirana donc uko involvingamo izina rya KTN, ubwo wabikurikirana nka KTN byamusaba yuko agira andi makuru y'indani agaragaza ibimenyetso, sino ntago wapfa kubihuza ijana ku ijana biramutse bigiye kure mu manza. Ariko ikintu kiri Oswald yavuze tunemeranywaho cyane, ahubwo kinagaragara mu bimenyetso, cyatangiye kwigaragaza mu bimenyetso. Birashoboka ko marketing ukoresheje crisis ibaho, bibaho, ariko bisaba ubuhanga mu kuyipima kugira ngo ubashe kugenzura aho iyo crisis iri bugarukire, n'ibyo iri busenye ubashe kugira aho ubigarurira. Ariko kuvugana na CEO cyangwa na boss wa company yinjiye muri reputational crisis, akaba yuriye indege agiye avuga ngo bakamubaza ngo ese ngo murakurikirana mu rwego rw'amategeko, undi akavuga ngo twagakwiye gukurikirana ariko turabona nta mpamvu, ngo ntago wagira. Donc babandonye urubanza hakiri kare, kandi still ijambo ryavuzwe ntago wigeze arivuguruza ry'uko je suis désolé reka nkotinge yago, kubera ko nyir'ubwite ntago yigeze ashaka guharanira kubisiba. Yago we wavuze ngo nibakomeze batuburira aba diaspora. Kubera iki Masho aka kanya adafite ubushake? Ikibazo cya mbere wakibaza nuko kubera iki Masho ubwo muri aka kanya adafite ubushake bwo kujya kuvuguruza ibyavuzwe na Yago ko batuburira aba diaspora. Kuko one ni umuntu bakoranye,
icyo ni kimwe kuko bishatse kuvuga ko niba barabiganira bakageza ku gihe bapanga gukora konseri, akamuha amafaranga yo gukora konseri, ni umuntu bavuganye basanzwe bagirana imikoranire, watanze statement. Iyo statement ntabwo yakagombye gufatwa nk'iyoroheje kuri Masho. Ndemeranywa na Oswald yuko ntabwo ari big deal kuri nuza kuri KTN really, kereka nihagira umuntu ukomeza kumentioninga KTN muri iyi deal, uwo waraba ashaka ka munani, ariko uwabanza gukurikiranwa wa mbere yaba ari Chita kuko niho zanye intuza. Ababyeyi, hari ikintu mutari kubona, muri no kwirengagiza ku ruhande rwa KTN. Urimo kunyumva? Ndakumva. Izina ryayo ryaje rigaruka nk'abantu bemeye cyangwa bambuye Yago ikibanza. Ntabwo izina riri kuzamo neza. Ugerageze ariko kubyumva. Godfather, Oui. mu bantu Yago avuga ko KTN itarimo kandi ko ari ufite ikibazo, urumva of course ntabwo twareka kuganira niba hari barimo kugenda bacomekamo KTN, ariko nyir'ubwite nyirizina Yago nta kibazo afitanye na KTN, ntabwo ayishyuza, nta nubwo ayivuga ko yigeze imwemerera ikintu runaka. Sorry gato, sorry to interrupt. Sorry, nari nagize ikibazo, nari ngeze kwa muganga ko nari mfite umurwayi. So gusa icyo nagira ngo nsezere mbabwiye, KTN Rwanda tumenyeye abantu batwitirira mu bikorwa bimwe cyangwa ibindi, gusa nta kibazo twebwe dufite, turakomeje gutanga serivisi nziza nk'ibisanzwe. Umugoroba mwiza. Mbere y'uko ugenda Yvette, ni ubuhe butumwa wahereza aba bantu bakomeje gusombera ku izina rya KTN? Urakoze cyane. Icyo nabasaba n'ikintu wasaba abanyamakuru bakomeje kurizana muri iyi saga? Ego, murakoze cyane. Ikintu nabasaba cyane cyane, mutwihanganire, amakampani akomeje gukora ibindi bintu kitwa KTN. Mutwihanganire, twe KTN dukunda abakiriya bacu, dutanga serivisi nziza, kandi ikiruta mukomeze mutugane muri benshi. Turacyari babandi muri Mike, niho mwadusanga. Icyo ngicyo nicyo nababwira, ubundi twese dutera imbere. Murakoze. Ku bari mu mujyi wa Kigali, mbere y'uko ugenda, mu mujyi wa Kigali babasange hehe physically, hanyuma kuri platform twabashakiraho ku bantu batazi KTN ni hehe, mbere ko ngusezera? Murakoze cyane. Hanyuma aho mwadusanga ni kuri Mike, neza ku muryango wa Mike, ukinjira kuri checking, uhita ureba ibumoso bwawe hari KTN Rwanda. Aho ngaho niho udusanga, niho ofisi yacu iri kandi ihoraho. Hanyuma kuri platform mwadusangaho ni www.ktnrwanda.com. Hanyuma telefone mwadusangaho ni 07831414. Mu Cyongereza 078-300-1414. It is even on WhatsApp. Any service turayibahereza uko mubyifuza. Ego. Ndagushimiye Yvette, wakoze cyane, kandi thank you so much kuba witabiriye ubutumire bwanjye ukaza kugira icyo clearinga kuri company ya KTN yakomeje gushyirwa mu majwi n'izi company zindi, yewe n'ikibazo cyayo. Ndagushimiye. Thank you, sir. Have a good evening. Bye. Aha. Reka mbabwire ikintu kimwe abantu mwe. Soki. Tugiye kurebera hamwe, tugisha ukuri. Uvuga ngo ibi bintu tugiye gukurikira, yaba Yago kwisanga muri iyi saga, ntuzabivuze neza none mu kanya ababyeyi. Icyo dushaka, ntabwo bikwiye ko company imaze imyaka 10 ikora, ifite umurongo ikoreramo, kuyizana mu bwambuzi. Of course KTN nubwo muri kuvuga ngo ni ceceke ibirebe, aya masaha ko umuntu ashobora gufata izina Oswakim tuzi rimaze kumera nk'amasara bwayi yo ku Nyundo, kuma umuntu ashobora kurizana n'akarishyana mu kabari ko kwa Mutwe, bako yambaye icupa rya Mitsingi, ibyo bintu biteye isoni. No, of course Oswakim arahaguruka, cyangwa abakunzi ba Oswakim baravuga ati no, ntabwo bikwiye, ntabwo bikunda. Sometimes kubaka izina ntabwo ari imikino.
kubona KTN aya masaha, of course KTN ni uburenganzira bwayo kubaka nani trust yayo mu bantu, cyangwa bagakomeza no gusigasira imikorere yabo myiza. So kuyibona ishobora kwisanga mu kavuyo nka kariya rero, kandi umuntu uri kubikora bakabikora ni gute yaje musana uburenganzira bwabo. Vraiment ngiye niko mbyumva ko bashobora kwamagana iki kintu izi company nto. Ariko tugiye kuvanga mu kanya numvishe Sande asobanukiwe neza cyane aba bantu bitwa marishari. Aba bantu mwashatse kumenyekana, mureke tubamenyekanishe, kuko turamenyekanisha ku mabi mukorera aba diaspora. Ibi ngibi turabivuga turabiva imuzi. Ntabwo ibi ngibi biraza kuzura kabuze. Yago yarabyanditse, Yago aravuga ati mwa bantu mwe nimwe muzanye ibi bintu, mutimara kumpa ikibazo nashatse kumenya abantu bampaye ikibanza, mbava imuzi menya baribo. Amabi mukorera aba diaspora tugiye kuyava imuzi. Sande numvishe ibintu by'aba diaspora bize, twumve aba babyeyi, hanyuma naho tugaruke tureba ubundi aba bantu ni gati ki ko numvishe diaspora yameze amahembe. Fata ijambo bwana aba babyeyi. Godfather, nkubwire kera ubuvuzi butaratera imbere, uyu munsi ngira ngo nta ba magendu ukibona mu Rwanda. Impamvu nta ba magendu ukibona ni uko ubuvuzi busigaye buri accessible ku bantu bose, n'ibiciro biri affordable. Kera nuza turabizi, kera ubuvuzi bwarahendaga, bityo umuntu akaba yagenda watoraguye urushinge munsi y'ibitaro akashyiramo amazi akaza gutera umuntu. So c'est normal yuko n'undi muntu waba ashaka kurira ku izina rya kampani nini ariko adafite ibisabwa, ashobora gukoreya skandari nk'iyi ngiyi, ibyo birashoboka. Ahubwo ikintu nge navuga ni kimwe, uyu munsi bitangeho umugabo hakiri kare. Haramuka iriya kampani itajyanye Yago mu rukiko, turamenya ko swat ibyo bavuze ari byo, cyangwa se ari isiri bari barimo nk'uko basanzwe batugenza muri ibyo ngibyo. Nabwo duhita dushidikanya kuri nuza kuri credibility yabo, kuko iyo umuntu afite reputation arayirwanira. Icyo ni kimwe kandi kigomba kubaho nuza mu bijyanye na marketing. Iyo umuntu afite reputation arayirwanira. Niba Yvette ajemo hano kwari kugira ngo adefa ya KTN, ariko ntago bivuze kuba wagerageje kuvugana nabo muri Marshall Estate ntibakusubize, bagaprefera kubinyuza muri channel zabo. Ni byiza, bibaho, kubera yuko kwinjira muri deba udashobora gukontrola, ubizi neza ikibyihishe inyuma bishobora kukugora. Donc bafite impamvu zo gukwepa, ariko muri aka kanya nibatajya mu rukiko ngo tumenye hagati yabo na Yago ninde uvugisha ukuri, kuko ntabwo ari ikibazo cy'impano y'ikibanza. Ikibazo cy'impano y'ikibanza cyo kiri clear. Nta muntu kuri isi ya Nyagasani urekarama impano. Nabariya babitanga mu bukwe no mu ntuza no mu konseri, nta muntu urekarama impano. Impano urategereza nyirayo akayiguha, wowe kwemera akayiguha. Byagera n'igihe ubona bitinze, ukazajya gutebutsa ukamutura inzoga bikagira gute. ngira ngo ari mu muco nyarwanda, ari no mu mategeko, nta hantu na hamwe umuntu ashobora kujya kurekarama impano ngo wanyemere iki ngiki none ntiwakimpaye. Ariko niba atarirwana kuri reputation yabo, turamenya yuko nyine hari aho bahagaze mu ntuza njye ku giti cyanjye ndamenya yuko hari aho bahagaze mu ruhande rwo kuba swat ibyo Yago yavuze ari byo, bityo bakaba batinya kujya mu rukiko kugira ngo atabiprove bagatsindwa, cyangwa se ari isiri bari barimo nyine ryo kuririra kuri iyi saga, nabyo bigabanya credibility yabo. Niba batanga serivisi nziza, kubera iki badashaka kuharanira guclearinga reputation yabo? Murakoze. none se habame ubundi niki baprovinga ko babivuze Ntabwo ari twese habamenshi twumva? kavuke, ni haba ababyeyi. babyeyi, sorry. Usokimire WhatsApp yawe. Niki baprovinga ko babivuze twese twumva ko bahagurutse bo, ahubwo ari muri no kwirengagiza. We ahaguruka yaravuze ngo ejo mu gitondo, sinzi ejo mu gitondo muri Marishal icyo bivuga, yaravuze ngo ejo mu gitondo Yago azaze tumwandike ikibanza mu mujyi wa Kigali. Ubwo igitaramo cyabaye muri weekend, yenda ejo mu gitondo hatabaye kuwa mbere, yashaka kuvuga se icyumweru gitaha, yashaka kuvuga umwaka utaha, yashaka kuvuga
hari ibintu twebwe dukora bikazamo amarangamutima. Yes, ntabwo ntiwajyana umuntu mu rubanza, usibye ko nabyo mbishidikanyaho, sindi umunyamategeko, ariko ikintu umuntu yavugiye mu ruhame ngo wibihuza no guha inka no kugira gute, umuntu yabivugiye mu ruhame. Kandi mwibuke ko hari akantu muri kwirengagizaho, yari n'umuterankunga, yanabivuze mu kiganiro avuga ngo twamuhaye n'amafaranga. Niba kuba yari umuterankunga we, kuki icyo kibanza nacyo atacyongeye muri kontara ngo avuga ati tuzaguha amafaranga yenda yo gukodesha ibyuma twongereho n'ikibanza, ikibanza bikaba ngombwa ko ahaguruka mu bantu akabivuga, akavuga ngo ejo mu gitondo. None mukavuga muti Yago ubu hashize amezi angahe sinibuka 2 cyangwa 3, ubu Yago koko kwihangana kuva ejo mu gitondo hacyagiye kugeza uyu munsi, wowe habababye nubwo nta rubanza rurimo, ko ibintu byajyaga no mu miryango, umuntu akakwizeza ikintu ukamuteza imiryango, ko imiryango dusigaranye ari twebwe dukorera hano tutazicara mu mbuga ngo tuganire. Kuki twumva ko Yago twabyitiranye no gutwika? Yes, wageza kubivuga koko Yago agira udusaga, ariko iyo azana agasaga akaza atubwira ati hari umuntu wanyemereye ikibanza tutarabyiyumviye, twari kubivuga. Iyo azana saga itaje mu yandi makuru tuzi tutari butangire hano, twari kubyemera. Iyo aza tutaramubonye Bugesera avuga ibibanza bya miliyoni ngo 2,800, twari kubyemera. Iyo aza tutaramubonye ejo bundi ajya gutaha inzu yubakiye umubyeyi, ajya kuyifotorezaho atari nayo wayubatse, yarubatswe na Sabe, ibyo twari kubyemera. Niba ibintu tutabizi tujye tubigendamo gahoro. Ejo bundi aparika jipe ye akifotoreza ku nzu yubatswe na Sabe, ibyo bintu tuba tubibona tukabyihorera. Habababye uravuga nde? uyu mugabo muturi kuvuga uyu Yago bamufata amashusho akuramo inkweto isize neza, ari mu byaro hari ibyondo, bakamufata amashusho, ishusho ikarangirira ikirenge cye kirangiye, aho bari kwiyakira n'umukecuru bamwubakiye inzu, nta n'ijambo bamuhaye, nta n'ikintu yavuze. Duheruka ashingura ikirenge mu ijipe y'umukara n'ikositimu y'umweru cyangwa ya beige, birangirira aho ngo ni real estate. Bro, mujye mureka business, twese turazizi turazikora, tuzi n'inzara iri mu Rwanda, tuzi nuko Chita impamvu ashobora kumuvugira atazi n'uwo ari we, ibyo ni ibintu bizwi. Ariko reka tujye tuba twe kuvuga ngo Yago turamuzi, ngo n'ubundi namarira. Uzi ko hari abantu bashobora kuzica umuntu bavuga ngo n'ubundi ararira, umwana murizi nta kurwa urutozi n'ubundi ziramurya karinda anogoka. No. So okay. wowe kuri Oswaki muranyumva? Oswald ndebera uyu hababye umva Godfather, we ntabwo natse uruhushya. message naguhaye uyivuye ariko ntuvuge iyo yavuye, sinzi niba wayumvishe. Ndaje mu kanya mumpe uruhushya, ndi hafi yanyu kugira ngo mbatege amatwi, ariko I'm not allowed to open my mouth. Okay, hababye Bakomeza. Sandra, reka nkubwire, subira inyuma mbere y'uko igitaramo kiba. Abantu bo muri ya company bicaranye na Yago muri press conference, nyiri company ubwo yaravuze ngo Yago yashimiye nyiri company ko yamuteye inkunga. Nyiri company yaje avuga ngo Yago niyitwara neza mu gitaramo, ngo igitaramo kikagenda neza, turamuha gift. Siyo declaration yakoze? Narabyumvise, komeza. Urimo urambwira ko biriya bintu batari basanzwe babiziranyeho ko ari deal bari bukinire kuri stage. Icya kabiri, none se bagiye kubaza body ye gute? Nonaha body bagiye kwibaza iki? nyine se arayibaza iki? Iriya ni deal tuve kuri iyo body ikintu uri kwa hababye. Umva ikintu ngusaba ikintu kimwe, sibyo? Manzi urebe WhatsApp yawe, ariko si ngombwa ko ntabwo nemerewe kubishyira hanze. Manzi wumve WhatsApp. Yego. Ahangaha nje niyo mpamvu naje gukora iyi space, ndashaka kugira ngo muri uwo mwanda wabo bakina, muri ubwo bugoryi bwabo bwo kwamaza bazanamo amasaga, urumva, bakuremo ikigo cyitwa KTN Rwanda. Ugerageze kubyumva, mbabarira wumve iyo audio nguhaye. Razi, mu gihe akiri kuyumva, umwanya n'uwawe. Okay, thank you kumijambo, ariko ibintu abavuze bitumye mbihindura icyo nari ngiye kuvuga.
avuze ko iriya Marshall yari yabwiye Yago muri press conference ko bamusapotinze. Njyewe nari nje kuvuga ati Yago afite rezo yo kwishyuza. Why? Gukora igitaramo ni ibintu bihenda. Aba yatanzemo amafaranga yakoze a lot of work na energy n'ibiki. Noneho kugira ngo umuntu aze kuri stage aze kugufatiraho audience yawe nta kintu yakumariye, nta kintu wenda mwavuganye ngo abanza kwishyure, akaza gutanga false information yuko azagufasha ari ukugira ngo yigaragaze on your stage.